byarebwe niba barabinyeretse byararebwe kandi ntabwo ari ubwa mbere na mbere no kuri Twitter gifite ukuntu cyagiraga kandi urabizi ngewe mbere ngiye gusubiza umuntu ariko ntarugorya Imana iyo ruza kumbaza nari kuri amakuru meza kandi ari I'm not even talking about that guy. That guy is so fucking crazy. Ariko nyine I'm not even talking about him. Ngewe ndamutse na urabikoze Bosco ariko ngiye ndamutse urabizi ngiye bura kugira ngo nsubize umuntu urumva iyo ngiye kugusubiza bro ntabwo yeguka kiriya kigo ngiye kiza kumbaza guturuka muri 1999 nari kugira amakuru ya nyayo y'umushu ntabwo byari gushoboka ganje nta nagiye nsiga ikimenyetso Janine anyway ntantu nasize ibimenyetso inzira zanjye zose mbere ko ninjira muri ibintu nabanje gusiba anything source zose nose kwahura ariko nubwo wasibye hari ibyo udashobora gusiba bro birahari reka ze gusobanura impamvu bidashobora byose bitakubwiye urumva wenda nk'ama transaction biriya bintu twakoraga kiriya gihe urumva reka nkubwire biriya hari ibintu bya internet zabikaga kandi hano muri reka ze nkubwire ikintu cya mbere nabanje gukora first of all mbere yuko nkora Godfather nabanje guclearinga everything umva ngera no mu mafoto okay ntago amafoto yabura amafoto bari ahantu hose anyanyagiye urimo kumva ariko anyway nuko umuntu abatana afite na bad na bad record ntago ngiye mfite bad history nuko that's true I don't have any bad history ariko ugiye kure everybody has a history ntago ari ngombwa ko but when you see ugiye gusubira inyuma ugiye gusubira inyuma nguyu we turaziranye nguyu Janine mu bihumbi 2011 nguyu ari hano try to send money ibingibi mukora none ibingibi bakora byo gufasha urimo kumva ashaka gufasha abana bo mu Bugesera ari muri Amerika urimo kumva nguyu mubazi ndamubwira no ibyo ngibyo ngiye ntago nabi kuko ntago isinongora ngo waka ndabyanga nguyu ari hano ngiye sinshobora kurya sinjya njya katagabuye nguyu 2012 wakoze neza bro nguyu mubazi kandi ngiye ndagushimira abizi ngiye sinjya njya ruswa hari ahantu bakoze nabi nakubomora urabizi ariko ahantu umuntu iteka ryose aba yarakoze neza jya umushimira po Godfather uko ndi kuri life yawe ariko nzahora nkubwira bro you are big man ntabwo ngiyewe ibintu byose nguyu muyumbi binda icyo gihe wibaze ngo ntabwo izi boro za WhatsApp zari zakaje bro najya kuvugana n'umuntu tukajya kuri Skype icyo gihe zarakoraga amafaranga atanga amafaranga yo gufasha umutipe wapfuye bita Vidi Frank arayamurya umutipe witwa Henry uramuzi suriya wa KGB ariya bake John no niyo Bosco Maria bara abatipe wasmaninga ngewe no urukunyumva timu ya KGB uramutipe yapfuye yitabye Imana turi ku mutwe twajyanye ku mazi kiragiye nari muri showbiz bro nguyu mubazi uyu nguyu anyize nawe waramufashije urumva ko no oya ntabwo namufasha no bari bamufashije ariko man bafashaga nyine no bari ba grand frère mu muzi bari ba grand frère aba batipe bantu bazamuka nabaye active muri music giye cyane n'icya Primus Guma buriya ahubwo barakabora bavuze karenze ngo kukuntu ajya gubafata ukabavana muri Guma ngo no muri vehicle yawe kabisa ngo batwaye uzababaze singuye ni benshi bro boss ukuntu aba bantu ari inzanga radiyo yakurikirirwaga cyane muri icyo gihe mu Rwanda bagakwiye kuba aba barezi bakuza Imana ntabwo bashobora nawe urasara numanura ndabivugira ndakumanura ntabwo ngerageze mbaho radio presenter ndakwiyamye wa mugore w'uyu beki numanura ndabivugira muri ngomba so aba batipe rero hari gende abantu hano bakaza bakabireba urukumva ibintu bakabireba ariko hari ibintu njya bagiye nkanumirwa
so nk'iki kibono rero kugenda akavuga ibintu ndamuseka. Ariko Godfa uribuka mbikubwira ndakubwira ni man uyu mutipe nakurikiye ibiganiro byiwe uyu mutipe yahindutse kandi yabaye ikigarasha urambwira ati Jani oya witangira kumwita iryo zina rirakomeye man uribuka kuri pano yawe Rwanda rwagize abantu bakoresha amazina yakoresheje uramudamu amazina mabi which was not working ntabwo nagomba kubitolerating. No, ngewe nzamuka kuri pano yawe cyagiye twari kumwe ndanamubaza nibibazo let me take over mbabarira Jani mbanze mbaza uyu mutipe ibaze kuvuga nabi ibaze gushaka kunyanta kuri Bugande wafe home bro Uganda mafite connection kurusha no mu Rwanda. Uganda ni wanje kurusha no mu Rwanda. Murabure nabyase namakuru afite. Uya urantacyo nta nubwo namutaho umwanya. Uganda ni wanje umva uretse gato. Uganda nashase nkajya no muri presidency. Uganda imyaka yose nahabaye Uganda bro niyo waburi munsi ekizimbe niyo waburi munsi niyo waburi aho waburi hose. Uganda ntabwo nagushaka ngo nguburi. Ari mu bintu byo gukura kabisa. No suga ahantu bose. Yeri mbwira imyaka wabaye muri buri gihugu. Bosco reka nkubwire. Kuze nka pyramide bro. Reka nkubwire. Bosco reka nkubwire. Urumva uyu mutipe ntagakuze. Ahubwo urumva yatangiye showbiz akiri mutoya. Urumva ngiye muzi ari very young murutape urumva 98 afite akora kuri radio urumva akora kuri radio rwose nambara ikirangira yakoraga kuri radio runaka Godfa numanura ndabivugira muri comment ibaze ko dakuze mu gihe cy'intambara wari umunyamakuru ariko noneho yari afite umuntu Bosco yari ndakubaza tipe yari afite umuntu no wowe wamenye baretse nkabanza nkasoza ntagisoza wowe wamenye listen wamenye 20 wamenye presenter nyuma y'intambara no mbere yaje no wowe wamenye no wamenye 2011 ariko 2011 niho twatangiye gukora biriya bikorwa byo gufasha Godfa. No, none se 2011 no 2011 after the genocide yarangiye 2011 no just no arakabya man arakabya hold on buretse mbanze nkubaze urimo gukabya abantu oya buretse wivuga ngo nindeke gukabya urumva we mwibutse byose twatangiye kuvugana ryari mwibutse ukwezi n'itariki n'umwaka erega ngire kaze nkubwire ikintu twatangiye gufasha 2011 ntega amatwi ariko nyuma yaho twaravuganaga no manza nkubwire ntega amatwi manza umva kandi hari ibintu nge nabitse kuri email ndaje mbikoherereza kandi uraza kutanga ntega amatwi hano wowe ntega amatwi nge ndi mu bantu bafite IQ ikikora neza IQ yawe yashaje ndakurahiye ntabwo ushobora reka nkubwire ikintu ugomba kumenya manza wumve ndabyibuka kuko even na step nawe uri kimwe nawe narindi kuko ndibuka nahuye nawe ariko ndi kwimura studio ndi kuva Rubavu nkora n'umuti bita Arsene ndi kuvayo mvugana nawe wivemo kandi nabyo navuze nta kintu nivamo ikibona ndi umusazi navuganye nawe ndabyibuka navuganye nawe ndimo bwa mbere mvugana nawe navuganye nawe ndi gufungurira umwana bita Young Grace muramuzi umuhanzi ndi kumufungurira kuri Facebook ariko mbere oya twavuganye mbere utangira kumbwira ngo hari umwana ushaka ko dufasha oya reka uzabaze no ntabwo nge nigeze ngupropose ko ari umuntu ushaka dufasha okay nari twakomeje ntabwo nge nigeze propose ngiye nabaga ndi mu miguru kwanjye nawe bafite umwanya wo kugira nabaga afite umwanya wo kugira wowe wapropose bakwibye wa kintu niba unabyibuka tuvugana wambwiye ukuntu bari abantu bakwibyumbaza niba kubwira na conversation umbaza niba hari umuntu
w'umunyamakuru wagufasha noneho igikorwa cy'ubugiraneza ushaka kujya gukora ngo proposa ko wagikorera mu Bugesera. I remember the first conversation nagiranye nawe. So ntabwo ibyo niba ubyibuka urimo kumva bari abati ba Vidi Frank n'undi mukobwa w'inshuti yawe wamugutwaye ahubwo natekereza ko wakundaga Vidi Frank ni story wampaye akose byose ngiye kubivuga. Hari umukobwa niba wavuye muri Amerika niba Vidi Frank rero wavuye muri Amerika simbyibuka ariko umwe muri bwe bakwibuka umuntu hagati ya Vidi Frank wibuka wowe reka gwibutse urumva hagati ya Vidi Frank n'uwo mukobwa hari umwe wari inshuti yawe cyane baza kugukoshona bakakoherereza amafaranga ukabohereza amafaranga bakayarya. So you came to me uri kunsaba inama urukumva ariko hari app ngo wariho yitwaga Clubhouse. Uravuze? Ari umutipe w'inshuti yanjye yambwiye ngo ari app wari uriho yitwa Clubhouse mwakoreshaga. Iyo ni ejo bundi man twebwe ibyo byose nyine ambwira ko icyo gihe yari akuze ngo utabikora gutya. Nizere ko byibuze byo byari real cyangwa nabwo warabeshye. Bosco Clubhouse ni ejo bundi Clubhouse ni ejo bundi kuba ari mukuru byo ntabwo twabigarukaho nyine ibyo bindi twabikoraga bro. Nta zindi social media habagaho Skype na Facebook only. Facebook nizo twakonekta nako nabwo numva atari kera. Oya urumva na Clubhouse ni ejo bundi muri Covid. Facebook se yabaho Clubhouse ni muri Covid. Facebook ni ya kera bro. No, ndi kubwira ko ari umuntu wambwiye ko akuziho nyine witwa ngo nimba ari Ganza. Bruno Ganza. None siyo mazina nakoreshaga hariya and everybody abantu bose bazi ko ariyo mazina yanjye nkoresha ari mu byango. No subundi kangubaze nyine why does it take you to hide yourself? Byagenze bite? Bro ikibazo ni ariko uyu nguyu ntago yigeze akoresha amazina yo yakoreshaga ya nyayo ugiye kohereza amafaranga. I'm serious. Ubundi amazina yose yakoreshaga no kuri Facebook. Nyohereza amafaranga turebe. Sharega nkubwire. No kuri Facebook Yari ikintu abantu batazi reka nkubwire ndibuka reka nkubwire ibingibi nguyu nawe n'igihe cya Skype. Can you imagine 2011 amazina yiwe ibyo byo nabihamye navuga ese umuntu ahindura amazina yiwe kuva n'icyo gihe nguyu mubazi icyo gihe harigere 2011 umubaze nguyu nibyo bintu byose uza kunyataka yaraje aje kundeba ku nyine ashaka abantu afasha icyo gihe kuvugana no mu diaspora kambatere story icyo gihe twakataga icyo gihe ngo hariya gahunda kugira ngo buri umuntu wadanje urimo kumva nuko nimugoroba murangije gahunda zose bakata ukanyara mu giporoso ukajya muri Nescafe ukicara imbere ya mashini ukishyura muri library ugachatinga n'abantu utazi ariko ugachatinga n'abantu utazi biburayi noneho kubona umuntu uri burayi nk'uyu nguyu menyera nayo twamenyanye gute se twamenyanye gute nta muntu waduhuje nuko nyine kugenda hariya pakwa n'amashini abantu bo mu Rwanda bakuzi se hano basanzwe barashukaga reka noneho nzagende nandikira umukobwa n'inviting twari waragendaga ukajya muri ntuza amafaranga ukishyura nk'amafaranga 300 urumva ukishyura iminota igashira mutarangiza gucatinga ukazagaruka ejo bro ni ukuvuga ngo ntiwabonaga bukeye yewe gawe kujya kuri chat ya Facebook chat ya Facebook utegereje ku murongo no warishyuraga bro nta nubwo byabaga ari ubuntu warishyuraga noneho agiye ku kazi kanjye nafite ku kazi kanjye ngiye nagiraga kiragenda nari umusirimu nagiraga modem. Uziko kiragera bwo ndi mu bantu bakoze inkuru direct ntabwo nivuga ikinyamakuru nazihaga uziko ni abantu bakoze inkuru direct ziri kuri inkuru igahita isohoka direct ugahita ukoresha modem ugahita yohereza inkuru igahita isohoka kandi mu icyo kinyamakuru cyanarebwaga ku isi hose bro no ari kufite umuntu mwashaho reka noneho umunsi umwe umudamu turaganira uri mu Bubiligi kuvugana no mu diaspora kiriya gihe bro wumvaga ubuzima bwahindutse twari tuzi ko aba diaspora aribo bantu aribwo buzima ariyo si
Oh, thank you, uzi kubyuka Mustamuturi. Thank you, uzi kuza Rukundo. Bosco uzi kubyuka mu gitondo urumva uza najyaga ku kazi ugifungura message za Facebook urumva Thank ni nko you. gufungura momo uwafunguraga message nta mafaranga guhaye mu diaspora ariko kumva ko wandikanye n'umuntu muri Amerika akakwandikira akagusubiza urimo Kandi rata icyo gihe mwaracatingaga yarangiza akakubwira ati rero amasaha aragiye ati sinzi igihe nzagarukirwa ahita umubwira reka ngoherereza amafaranga noneho ejo uzagaruke tuvugane hari ibyo nshaka ko dukemura aba bantu sha reka mbabwire sha muri icyo gihe n'ukuri kw'Imana internet byari bigoye pe kugira ngo umufatishe noneho waramufatishaga ukamutuma iwanyu ukamutuma hehe cyakora sha batubereye abana beza uzi message ya ntuza gihe man baradufashije baradufashije uzi message zana ni wahuraga nawe ukamwohereza iwanyu ukamurangira iwanyu ukamuhereza inomero zabo iwanyu akagenda ayoboza akazagera akakugererayo kiriya gihe bro kubara bagufite umuntu ariko sha Godfather salute you bro kiriya gihe man mwaradufashije kandi sitwe twenyine sinjye jyenyine hari benshi hari benshi nubwo utabyibuka uzagiye dukore wajyaga umusiga twajyaga dusigana abantu man ukavuga ati ngiye mfite umuntu wangiriye iwacu ejo agahita kubwe ngo yo uwo muntu wamukuye he ngakoresha internet ngakoresha telefone ngomba barira umume ntabwo ariko nuza kugira ngewe birakuva na kera bura ngiye ndirinda uretse inama nakugiriye nta n'igice wigeze unyoherereza oya nta na endo kandi waga muri Amerika we keep our friendship udo keeping a friendship nta na $1 wigeze unyoherereza yawe ku giti cyawe se nayakoherezaga yo kugira uti urumva twakoraga ibintu byose byo kugira ngo mudufashe ariko nabaga ariko nta n'amafaranga pingaga friendship bro nta n'amafaranga ngewe kiragiye nta n'amafaranga y'umuntu nari nkeneye urumva ibice narabibonaga urumva kiragiye Bosco ve muri bingi mujya mu gitaramo mugatangira saa 2 saa 3 saa 4 ubwo uzi hariya kulancinga album cyangwa abatipe bagiye kulancinga album saa 10 zabaga zigeze abajene umuhanzi uranka nk'ibingi bade bene bakoze ejo bundi nk'iki gitaramo cyabaye ejo bundi saa 10 babaga bari gusoza bari gutaha iki nabikundiraga ibintu byakira ngo murasaba indirimbo ya icyo gihe nta muhanzi wageraga imodoka wajyaga kubona ukabona ba bulldog aba batipe b'amashoma bari bipantaro bari bahari ibipantaro bya Porsche ibipome n'amatimba abastare n'ababanda na mu mutwe bambaye nka Tupac umuhanda wanga kuri Prince House bose berekeye mu Giporoso everything was real back then ibintu byari real byari birabihe byari fresh kwinjira ndibuka uyu mutipe nani Peace uramubona Julius Peace yarangiga album yayikoreye muri Alpha Palace urumva uramutipe niwe byaciyeho kugira ngo mbashe guconnectinga n'abantu batuma njya mu muziki apana n'umwana twahuraga muri mashirika kera 2015 uriya nawe kabisa ndabimukeshaho gato kuri umwana mwiza kuri 6 yanjye ni umwana mwiza so twajyaga yaririmba nani Alpha Palace sasa abantu saa 9 za kumanywa saa 10 habaga hahiye mu imbere saa 11 twabaga abantu bose buri muntu ari gutaha rero komeza ugenda umbwira abantu bakuzi ubwo nzagenda ntabwo amenye urumva uzi pati za quelque part ndagira ngo nkubwire ko nta wamwibuka uzi quelque part ara kwa Rubangura minyu ushobora kuba wamwibuka ari Vidi Frank nawe yarapfuye urumva quelque part ara kwa Rubangura minyuma urumva harashyaga bro harashyaga Tough Gang yose yabagiye hari Urban Boys ba Knowless habaga hahiye urumva icyo njya numva nuko ibintu by'imiziki byo abantu babibayemo
noneho rero abadesipora sha twabaga turi ku Skype bw'amafuti dusaba nimuduhe kanaka twahamagaye twashyushye n'ubu nibwo nse ndeba ukuntu abadesipora banzengerezaga kavuga nyamunsi baga bafite irungu sha nibwo mbibonye noneho nta na internet zabaga mwabaga mubayeho muti twasabaga indirimbo bro twasabaga indirimbo mu gitondo na nijoro tugasaba nk'indirimbo watangiye gukonsuminga YouTube ryari inde ko yasohotse 2006 bro na aya masaha ngiyewe ndi mu bantu bariye amafaranga ya mbere ya YouTube vambere nyine watangiye kuyikonsuminga ryari ubwo n'ukuyikoresha nyine sha ça fait longtemps kabisa oya uretse no kuyikonsuminga no kuyifungura nani yanjye account yanjye nafunga account yanjye YouTube kera cyane urumva ndakubwiye ndi mu bantu bariye igisohoka wayikoresheje ryari urabona yasohotse 2006 nayikoresheje YouTube natangiye kuyikoresha ese natangiye gukoresha 2011 mbere se ni bande bayikoreshaga bande si habo nirikize ko ndimo barahari kuko bande si ba John nago bazikoreshaga bakoreshaga Facebook bro rega nkubwire wewe urabona kuvuga hariya umuntu urumva nujya kureba indirimbo z'icyo gihe wasanga nk'indirimbo ya Debeni urukumva yaba Miss Jojo iri kuri YouTube channel nk'umwana ubaninga yitwa ikibiribiri urukumva niyo ndi kuvuga naje ugasanga umwana indirimbo y'umuhanzi ukomeye yitwa iri kuri YouTube channel umwana ubaninga abana babaninga gara mu giporoso yarayise Kanyoko ibintu biraho YouTube nakiro abantu nka ba Clem ariko batangiye kuzikoresha vuba bakrema nk'indirimbo za Platini hari indirimbo za Platini zo muri za 2014 2013 gutyo ibintu abana bejo bundi urumva ko ariko bamenye ibyo ngibyo kera namenye YouTube channel nayimenye exactly kumenya ko na YouTube channel ari ikintu gishoboka nayimenye neza cyane kunkamenya nkatangira ku building my YouTube channel ngashyiraho abana narayikoze ariko sinashyiraho YouTube channel ntabwo ifite content y'inyarwanda nta nubwo iri mu Rwanda urukumva ariko natangiye ku building my YouTube channel ça fait longtemps mu 2013 nibwo nafunye my YouTube channel ntangira gukora inkuru kuko muri abagande batangiye kurya amafaranga ya YouTube channel kera cyane niho ba good life n'abanyakenya nibwo batangiye kurya amafaranga so ngero urukumva ko nari namaze kuva mu Rwanda nari mfite amakuru yose ndayibuilding irakora kabisa n'uyu munsi ikora content itari yo mu Rwanda kandi bimeze fresh so urukumva rero kiriya gihe ariko nanjye nari umuyiwayi uzi ko kiriya gihe nibwo na-applyingiraga abantu za green card uza amafaranga ya green card nariye uza abakiriya wampaye we Janine ukabakiriya wampaye na green card ndabibuka 2012 kugira ngo na-applyingira umuntu none wasa umuntu yarazaga akakwishyura 5 urukumva yarangiza akankubita 2 byo kumukipingira information iyo yatsindwaga se baramusubiza batsinda bose baratsindwaga ariko n'uwatsindaga abatsindaga ntabwo abagazi yagombaga kuza kanshaka nkajya kumucekingira